Yes, reka nongere mbahe ikaze mwese mukunda ibiganiro tugenda tubagezaho nk'uko bisanzwe rero hano muri showbiz niyo tugiye kugarukaho twibandaho ndetse showbiz ni uburyo uruganda rugenda rushyuha rutanga amakuru ndetse amwe agashobora kuba ari n'ibihuha ariko bigamije kugira ngo bishyushye showbiz. Tugarukanye na analyse ku byamamare tugiye kugarukaho ndetse byari bimaze igihe bivugisha amagambo menshi abantu bari muri showbiz nyarwanda. Nyuma yaho tuboneye amakuru y'umunyamakuru Uncle Austin, ndetse uyu munyamakuru Uncle Austin wamaze kubreakinga yuko yatandukanye na radio yitwa Power FM yakoreraga, ndetse aho mu bihe bishize yagiye agaragara akimbirana n'umunyarwenya ukomeye witwa Rusine, ndetse bikaza kurangira yirukanywe kuri iyi radio. Ndetse byari byatangiye tuzi yuko ari ya Uncle Austin ya Power FM, ariko bikaza kurangira bigaragaye ko nawe ari umukozi ndetse yayisezeye, ndetse ari no kugenda yishyuza imwe mu migabane yari afitemo. Ndetse iyi nkuru ikivamo yaje gukomerezwaho n'indi nkuru yiterana amagambo ya hagati ya Clapton Kibonke boss w'uyu munyarwenya witwa Rusine, ndetse abakurikiranira showbiz hafi baza kugenda bamenya ko ari blanke, ari ibintu bateguraga ari ugushyushya showbiz. Ndetse aya makuru akaba ariyo tugiye kugarukaho ducukumbura ndetse tubabwira nandashamikiyeho. Dutangire rero kuri Uncle Austin. Uncle Austin byaje gutungura abantu benshi ubwo yazaga gushyira itangazo hanze avuga yuko amaze gutandukana n'iyi radio yitwa Power FM. Uyu munyamakuru akaba n'umuhanzi akaba na rwiyemezamirimo Uncle Austin yatandukanye na radio Power FM yari amaze amezi 8 akorera nyuma yo gusezera kuri Kiss FM. Amakuru dukesha ikinyamakuru Igihe avuga ko Uncle Austin yafashe icyemezo cyo gutandukana na Power FM, ndetse ibiganiro bigeze kure hashakwa uburyo yasubizwa imigabane ye yari afitemo. Interview rero Uncle Austin yakoze nuko yavuze yuko mu bihe biri imbere ndetse bitarambiranye agomba kugaruka avugira kuri radio imwe hano mu Rwanda yirinze gutangaza, ndetse abakurikiranira Uncle Austin hafi bamaze kwemeza yuko iyi radio ari Kiss FM. Ndetse Kiss FM yagiye agaragara yandikirayo ibigwi bitandukanye imuzamura ndetse aboostingiraho umuziki we, ndetse aho bagiye kumurekrita nkuko turi kugenda twakira aya makuru akagaruka kubasapotinga muri Kiss Awards ziri gutegurwa, dore ko ari we wagiye agaragara ku ruhembe rwo kuorganiza ibitaramo bikomeye we na Atamusi. Aho rero Atamusi yagendeye ubona ko imbaraga nyinshi ndetse n'ubuyobozi bwagiye ku mutwe wa Uncle Austin, ndetse ukabona ko ari we wagendaga hostinga abahanzi batandukanye, ndetse rimwe na rimwe agafatanya na Sandrine Sheja. Akaba rero biri kugenda bivugwa ko agiye kujya kuri Kiss FM, ndetse impamvu twabihuje na Rusine nuko uyu munyarwenya yamaze kubona akazi kuri Kiss FM, ndetse biri kugenda bivugwa yuko bizagorana kongera kubona imikoranire ya Rusine ndetse na Uncle Austin nyuma yo kwikoma hagati yabo, ndetse nyuma yo kukimbirana bagirana ibibazo bitandukanye. Uyu Rusine rero akaba ashobora kwisanga yongeye kuyoborwa na Uncle Austin. Rusine rero abantu bari kugenda bavuga ko ashobora kuba ari ibintu bagenda bategura kugira ngo batwike nyuma yaho yavuye kuri Power FM, ariko abandi bakavuga ko yari yamaze kumenya amakuru yuko agiye kujyaho, ndetse ari ukugira ngo bakire utuntu tw'utubifu two gushyushya showbiz, ndetse icyo bapfanyirizina kikaba kitarabashe kujya hanze ku buryo wavuga ngo ni amabifu akomeye. Ni nyuma yaho rero twamaze kumenya ko kuri uyu wa gatandatu Uwase Muyango Claudine ndetse na wabaye nyampinga w'u Rwanda muri 2019 akaba Miss w'amafoto, ndetse na Clapton Kibonke nibo bazayobora igitaramo Iwacu Comedy cyateguwe n'itsinda rya Zumbi Comedy rigizwe na Sam ndetse na Seti. Igitaramo giteganyijwe kuba ku itariki 6 Ugushyingo muri Kigali, aho hazaba harimo abanyarwenya batandukanye ndetse bakomeye barimo MC Trick uzaturuka mu gihugu cya Kenya, ndetse uyu MC Trick bakaba barakoranye mu bihe bishize ubwo Zumbi Comedy yerekezaga muri Nairobi, ndetse ari naho bamenyaniye na Kanyamukwego, ari nayo mpamvu
nawe bamutumiye agomba kuza kwifatanya nabo. Rusine, Fari, Merci bagomba kuza basapotinga, ariko aba host bakuru akaba ari Clapton ndetse na Muyango. Impamvu rero nari mpereye kuri aya makuru nuko hanyuma yuko ba breakinze aya makuru yuko Clapton agomba kugaruka hosting igitaramo ndetse kizagaragaramo Rusine bari bamaze igihe baterana amagambo ndetse abenshi bazi ko bashobora no gutandukana, akaba agiye guhosting iki gitaramo ndetse bakaba bahise bashyira hanze itangazo yihuta ryerekana indi mikorere igiye kugaragaramo Rusine ndetse ikagaragaramo na Clapton Kibonke, ku buryo rero igitaramo bari gutegura i Muhanga. Abanyarwenya babiri Clapton Kibonke ndetse na Rusine bazwi nka Mugisha na Rusine bagiye gutaramira abatuye akarere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Ni kuri iki cyumweru tariki 30 Ukwakira, aho bazaba baherekejwe n'umwe mu bahanzi bakomeye mu muziki nyarwanda ariwe Soshomura. Ni ibirori bizatangira saa 11 ndetse aho bizabera kuri Complex House Kabeza. Kwinjira ni 3,000, ahasanzwe muri VIP ni 5,000. Impamvu rero twashakaga guhuza aya makuru nuko uyu Rusine agaragaye mu mabifa abiri yihuta ndetse atandukanye, aho yabanje gukimbirana na Uncle Austin wari waramuhaye akazi kuri Power FM, ndetse amakuru twashaka kubabwira nuko ibi byose biba ari ibintu bagenda bahimba kugira ngo bashyushye industry, ndetse Uncle Austin wari umaze igihe mu karuhuko yari yamaze kugaragaza yuko n'ubundi ari kugenda ava kuri iyi radio ndetse n'imikorere ye atari myiza, ndetse abicisha mu buryo bwo kuvuga ko abaye agiye kuruhuka ari umunaniro, ndetse ubona ko ari ibintu yaraziranyeho n'uyu Rusine. Uyu Rusine utarahagaze rero wahise atangira gukimbirana na boss we wamuzanye, ndetse bagiye baca muri Daymakers, ariko yamamaye muri projet yitwa Umuturanyi, aho yaje kugera korabo nziza ya Rusine ndetse bakagenda bakorana, kaza kumubonamo ubuhanga bukomeye agahita mushyira muri projet yitwa Rusine ndetse na Mugisha. Iyi projet yagiye itwika ndetse yagiye ikorera ibitaramo bitandukanye Rusine, aho yaraherutse gukorera igitaramo gikomeye kandi Kigali, ndetse abantu bagira ngo nawe bagiye gutandukana nk'uko uyu Clapton Kibonke yatandukanye na Bigomba Guhinduka nyuma yo gukorana ibitaramo bitandukanye. Rero siko bigenze kuko kari agatwiko, kuko bagiye kumanuka ni Muhanga bakorana igitaramo gikomeye, ndetse ubona ko bamanukanye n'umuhanzi kizabera Complex House. Bigaragaye rero yuko ibi bintu byose aba ari ugutwika, ndetse bikuyeho n'urujijo rw'ikibazo cyari kiri hagati ya Uncle Austin na Rusine, dore ko bari batangiye kugenda bakora amakuru atandukanye bavuga ngo ese bazarebana gute kuri Kiss FM, dore ko Uncle Austin ashobora kuba nawe ari kugenda yinjira mu miryango ya Kiss FM, ndetse aho igikorwa nyamukuru kirangaje imbere Kiss FM ari ugutegura Kiss Summer Award, ndetse bifitemo umwihariko na experience n'uyu mugabo Uncle Austin. Showbiz nyarwanda yamaze gushyuha. Showbiz nyarwanda burya ni y'abakinnyi ba sinema batangiye kwinjira mu bintu byo gutwika, ndetse uri kugenda ubona ko bakora amakuru atandukanye. Ni ibintu biba biri byiza cyane ndetse bishyushya industry, dore ko showbiz nyarwanda igizwe n'igisata cya sinema, igizwe n'igisata cy'umuziki by'umwihariko yari yaramaze kugenda bigaragara ko badomina cyane sinema, ariko sinema nayo iri kugenda ikora amakuru, ndetse ubona ko biri kugenda biryoha biba byiza. Tugenda tubagezaho rero aya makuru aho bibaye ngombwa tukabasesengurira, ndetse n'ibyo mwagiye muhishwa bitandukanye muri uru ruganda tukagenda tubikiriyaringa, ndetse tubazanira amakuru y'indani. Reka tubifurize kugira ibihe byiza rero, ndetse tubashishikariza gukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Wowe utarakanda subscribe turagusaba kugira ngo ubikore ubu, kuko nicyo gihe, dore ko amakuru ari menshi cyane ndetse natwe tuhababereye. Reka tubifurize ibihe byiza rero aho muri hose.